Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi turasoma duhereye mu gitabo cya Yeremiya ibice 33. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri, agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti, uko niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyakora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo, ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Uku niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga, iby'amazu yo muri uyu murwa n'iby'inzu y'amanyumba z'abami b'Ubuyuda byasenyewe kugira ngo babone uko barwanya aburirira ku birundo bitwaje inkota, iti baje kurwanya Abakaludaya, ariko bazahagwiza intumbi z'abantu, abo nicishije uburakari bwanjye n'umujinya wanjye, kandi ibyaha byabo ari byo byanteye kwima uwo murwa amaso. Ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza kandi mbakize, ndetse nzabahishurira amahoro n'ukuri bisesekaye. Kandi nzatuma abajyanywe ari imbohe ba Yuda n'Abisiraheli bagaruka, kandi nzabubaka nka mbere. Nzabeza mbakureho ibibi byabo byose bancumuyeho, kandi nzababarira ibicumuro byabo byose, ibyo bancumuyeho n'ibyo bakoze bangomera. Kandi uyu murwa uzambera izina rinezereye, iry'ishimwe n'icyubahiro imbere y'amahanga y'isi yose azumva ibyiza mbagirira byose. Kandi bazatinya bahindishwe umushyitsi n'ineza yose n'amahoro yose nyubahe. Uku niko Uwiteka avuga ati, aha hantu aho muvuga ngo ni amatongo hatakiwe umuntu, bona n'amatungo, ndetse no mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu zasibye, zitakinyurwamo n'umuntu cyangwa umuturage cyangwa itungo. Aho hantu hazongera kumvikana ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni, ijwi ry'abavuga bati, nimuhimbaze Uwiteka Nyiringabo, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. N'ijwi ry'abazana ibitambo byo gushima mu nzu y'Uwiteka, kuko nzagarura abo mu gihugu bagiye ari imbohe bakaba nka mbere, niko Uwiteka avuga. Uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, aha hantu habaye amatongo hatakigira umuntu cyangwa itungo, no mu midugudu yaho yose hazongera kuba ibiraro by'abashumba, aho bazacyura imikumbi yabo. Mu midugudu yo mu misozi miremire no mu midugudu yo mu bibaya, no mu midugudu y'ikusi no mu gihugu cya Benyamini, n'aherekeye i Yerusalemu no mu midugudu y'Ubuyuda. Intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeraniye inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda. Muri iyo minsi no muri icyo gihe nzumburira Dawidi ishami ryo gukiranuka, kandi rizasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu. Muri iyo minsi Yuda azakizwa n'i Yerusalemu hazaba amahoro, kandi iri ni ryo zina hazitwa, Uwiteka gukiranuka kwacu. Kuko Uwiteka avuze ngo, ntabwo Dawidi azabura uwo kuraga ingoma ya Isiraheli, n'abatambyi b'Abalewi nabo ntibazabura umuntu imbere yanjye wo gutamba ibitambo byoswa, n'uwo kosa amaturo y'ifu, n'uwo kujya atamba iteka. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, uku niko Uwiteka avuga ngo, nimubasha gukuraho isezerano ryanjye ry'umunsi n'isezerano ryanjye ry'ijoro, kugira ngo umunsi n'ijoro bitazaboneka mu gihe cyabyo, niho isezerano nasezeranije Dawidi umugaragu wanjye ryakuka, ngo ye kugira umwana azaraga ingoma ye, ndetse n'iry'abatambyi b'Abalewi abagaragu banjye. Nuko ingabo zo mu ijuru zitabasha kubarika, n'umusenyi wo ku nyanja uko utabasha kugerwa, niko nzagwiza urubyaro rwa Dawidi umugaragu wanjye n'Abalewi bankorera. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, mbese ntiwumvise icyo ubwo bwoko bwavuze? Ngo ya miryango ibiri Uwiteka yari yiteranyirije yayiciye. Uku niko bahinyura abantu banjye, kugira ngo barorere kuba ubwoko bukiriho. Uku niko Uwiteka avuga ngo, isezerano ryanjye ry'umunsi n'ijoro nirikuka, kandi niba ntatanze n'amategeko yo gutegeka ijuru n'isi, niho naca urubyaro rwa Yakobo n'urwa Dawidi umugaragu wanjye, kugira ngo ne gutora abo mu rubyaro rwe gutegeka
urubyaro rwa Aburahamu na Isaka na Yakobo, kuko nzagarura ababo bajyanywe ari imbohe kandi mbagirire imbabazi. Yeremiya ibice 34. Nebukadinezari agota i Yerusalemu. Ijambo ryaje kuri Yeremiya riva ku Uwiteka igihe Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'ingabo ze zose n'ibihugu byose by'abami bo mu isi byategekwaga nawe n'amoko yose byarwanyaga i Yerusalemu n'imidugudu yaho yose riti, uku niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga ngo, genda ubwire Sedekiya umwami w'Ubuyuda uti niko Uwiteka avuga ngo, dore nzatanga uyu murwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni, azawutwika kandi ntuzamuva mu maboko. Ni ukuri uzafatwa kandi uzashyirwa mu maboko ye. Amaso yawe azarebana n'ay'umwami w'i Babuloni, kandi muzavugana muhanganye, kandi uzajya n'i Babuloni. Nyamara wumve ijambo ry'Uwiteka, yewe Sedekiya mwami w'Ubuyuda, uku niko Uwiteka akuvugaho ngo, ntuzicwa n'inkota, uzapfa neza. Kandi uko bosereje imibavu ba sogokuruza abami bakubanjirije, niko nawe bazakosereza bakuririre bati, ayi Nyagasani. Iryo jambo ni jyewe urivuze, niko Uwiteka avuga. Nuko umuhanuzi Yeremiya abwira Sedekiya umwami w'Ubuyuda ayo magambo yose bari i Yerusalemu, igihe ingabo z'umwami w'i Babuloni zarwanyaga i Yerusalemu n'imidugudu y'Ubuyuda yose yari yasigaye y'i Lakishi na Aseka, kuko ariyo yari yasigaye yo mu midugudu y'ibihome y'i Buyuda. Abayuda banga kureka abaretwa babo. Ijambo ryaje kuri Yeremiya riva ku Uwiteka ubwo umwami Sedekiya yari amaze gusezerana n'abantu bose bari i Yerusalemu no kubamenyesha ko bavanywe ku buretwa. Umuntu wese areke umuretwa w'umugabo areke n'umuja we, ari umuheburayo cyangwa umuheburayokazi yigendere, he kugira umuyuda mwene wabo bagira umuretwa. Ibikomangoma byose na rubanda rwose baramwumvira. Umuntu wese yumva iryo sezerano ryo kureka umuretwa we, ari umugabo ari n'umuja we, ngo be kubagira abaretwa, ahubwo babareke. Nuko bemera kubareka. Ariko hanyuma bisubiraho bagarura abaretwa n'abaja bari baretse, bongera kubagira abaretwa n'abaja. Nuko ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, uku niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, nasezeranye isezerano na ba sogokuruza igihe nabakuraga mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ngo uko imyaka 7 ishize muzajye mureka umuntu wese w'umuheburayo mwene wanyu wari waguze ari umugurano kandi yari agukoreye imyaka 6, uzamureka aruhuke. Nyamara ba sogokuruza ntibanyumviye habe no gutega amatwi. Mwari muhindukiye mukora ibintunganiye, umuntu wese akamenyesha mugenzi we ko akuwe ku buretwa, kandi mwari mwasezeraniye imbere yanjye mu nzu yitiriwe izina ryanjye. Ariko mwisubiriyeho musuzuguza izina ryanjye, umuntu wese agarura umuretwa we n'umuntu wese umuja we, abo mwari mwaretse ngo baruhuke. Mwabasubije ku buretwa kugira ngo bababere abaretwa n'abaja. Nicyo gituma Uwiteka avuga ngo, ntimwanyumviye ngo mwamamaze gukuraho uburetwa, umuntu wese ngo areke mwene wabo cyangwa mugenzi we. Dore ndabamenyesha ko ngiye kureka inkota n'icyorezo n'inzara bibatere. Nzatuma muteraganwa hirya no hino mu bihugu byose by'abami bo mu isi, niko Uwiteka avuga. Nzatanga abantu bishe isezerano ryanjye, ntibazasohoza amagambo y'isezerano basezeraniye imbere yanjye, igihe baciye ikimasamo kabiri bakanyura hagati y'ibice byacyo. Ibikomangoma by'i Buyuda n'ibikomangoma by'i Yerusalemu n'inkone n'abatambyi na rubanda rwose rwo mu gihugu banyuze hagati y'ibice by'ikimasa. Nzabashyira mu maboko y'ababisha babo no mu maboko y'abahiga ubugingo bwabo, kandi intumbi zabo zizaba ikiryo cy'ibisiga byo mu kirere n'icy'inyamaswa zo mu ishyamba. Kandi Sedekiya umwami w'Ubuyuda n'ibikomangoma bye nzabashyira mu maboko y'ababisha babo no mu maboko y'abahiga ubugingo bwabo no mu maboko y'ingabo z'umwami w'i Babuloni, izo nasubijeyo nzibakijije. Dore ngiye gutegeka nzigarure kuri uyu murwa, kandi zizawurwanya ziwuhindure ziwutwike, kandi imidugudu y'Ubuyuda nzayihindura amatongo, ntihazaturwa, niko Uwiteka avuga. Yeremiya ibice 35. Bene Rekabu banga kuva ku isezerano rya sekuru.
Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti, jya mu muryango w'Abarekabu uvugane nabo kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino banywe. Nuko nzana Yazaniya mwene Yeremiya mwene Habaziniya na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu bazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Igidariya umuntu w'Imana, cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalumu umunyagihe. Maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango w'Abarekabu ibicuma byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe, ndababwira nti nimunywe vino. Ariko barahakana bati, ntituyinywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati, ntimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose, kandi ntimuzubake n'amazu, ntimuzabibe imbuto, habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Natwe twumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu bw'ibyo yadutegetse byose, kugira ngo tutanywa vino mu minsi yose, twese n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu, ntitwiyubakire n'amazu yo kubamo. Nuko nta nzabibu tugira, nta n'imirima habe n'imbuto, ahubwo tuba mu mahema tukumvira, tugakora ibyo sogokuruza wacu Yonadabu yadutegetse byose. Ariko igihe Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateraga iki gihugu, twaravuze tuti, nimuze tujye i Yerusalemu duhunge ingabo z'Abakaludaya, duhinge n'ingabo z'Abasiriya. Nicyo gituma dutuye i Yerusalemu. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ngo, genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu uti, mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye? Niko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu, ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino, yarasohojwe. Kugeza na bugingo n'ubu ntibayinywa, kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Ariko njye navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira ntimurakanyumvira, kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi, nkazinduka kare nkabatuma ntimugaruke umuntu wese areke nimugaruke umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu, kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe na ba sogokuruza, ariko nimwaneze amatwi habe no kunyumvira. Mubonye bene Yonadabu mwene Rekabu basohoje itegeko sekuruza yabategetse, ariko ubu bwoko bwo ntibunyumvira. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Isiraheli ivuga ngo, dore ngiye guteza Ubuyuda n'Abayuda i Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire, kandi nabahamagara ntibitabe. Maze Yeremiya abwira ab'umuryango w'Abarekabu bati, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ngo, kuko mwumviye itegeko rya ba sogokuruza wanyu Yonadabu, mugakomeza amategeko ye yose, kandi mugakora ibyo yabategetse byose, nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ngo, ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Imana ibaha umugisha. Rero tuzakomeza ejo, uyu munsi tugarukiye kuri ibi bice, tuzakomeza dusoma ibice 36 n'ibice bikurikiyeho. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.